Yes, mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Bwakeye TV News, n'umwanya ngiye kubageza amakuru gucicikana hano mu Rwanda. Iyi ni Bwakeye TV News, nshishikariza utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu bitandukanye, like, share ndetse na comment. Mu Rwanda hamaze iminsi hacicikana, no kuvuga ejo hashize inkuru y'umukobwa wambitswe impeta ariko akabenga umusore mu mujyi rwagati kwa Makuru. Ikibazo wakibaza ngo giteye gute? Umukobwa dore ko mu biganiro yagiye agirana n'ibitangazamakuru bitandukanye yavuga ko impamvu yabenze uyu musore ari ukubera ko ari mu mashuri yisumbuye cyangwa se ari ukubera ko afite imyaka mikeya. Gusa uyu musore akavuga ko yamaranye igihe cya ku mezi 5 bakundana, yumvaga ko kumwambika impeta ntacyo bitwaye. Abantu benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavuga ko ibyo umukobwa yakoze babishimye, dore ko bidakwiriye kuba kwambikira umuntu impeta mu muhanda. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibi bintu byose nagiye ngashaka umuzi wabyo kugira ngo umenye ese iki cyatumye uyu mukobwa asebya umusore bari basokanye, dore ko bombi bari bambaye mu buryo bugaragaza ko bira bintu byari ibyapanzwe. Dore ko n'umusore kuri WhatsApp ye ejo bundi hashize yashyize kuri stati video yose yuko ibyo bintu byari biri kugenda mu mujyi rwagati, bigaragaza ko ari ibintu byapanzwe cyangwa se ari prank yari yapanzwe kugira ngo bateze imbere izina ry'uyu mukobwa cyangwa se uyu musore, dore ko uyu mukobwa usanga tumenyereye kujya mu ndirimbo zitandukanye z'abahanzi nyarwanda. Biravugwa ko rero ndetse ni nabyo ko ibintu byari byapanzwe kugira ngo uyu musore aterevi uyu mukobwa ariko amwange ibize kuba trending mu Rwanda. Nkuko tumaze kubimenyera, abanyarwanda tumaze kumenya rwose ko abantu bakora prank y'ikintu runaka kugira ngo bamamaze izina ry'umuntu cyangwa se projet runaka. Ntawamenya buriya mu minsi iri imbere tuzamenya projet bari barimo bategura, ariko amakuru nakugezaho asohotse none ahangaha hashyushye maze kwicukumburira nuko biriya bintu byari prank atari ibya nyabyo, ndetse ko kwambikwa impeta k'uyu mukobwa byari byapanzwe kugira ngo bigaragare ko yabenze uyu musore. Dore ko iyo video niba utarayibonye uraza kubibona kuri YouTube nyinshi cyangwa se ku social media platforms y'abantu batandukanye, uyu mukobwa akatura umusore amubwira ko ari kumusebya mu bantu. Iyi ni Bwakeye TV News, nshishikariza utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ugikomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Ciao.